Yes, TV Rwanda Mwiriwe mwese murakaza neza kuri Yes TV Rwanda. Twishimiye kubakira kuri uyu muyoboro wa YouTube mushya, aho tuzaganira ku bintu by'ingenzi kandi bifite akamaro mu buzima bwa buri munsi. Impamvu nyamukuru yatumye mfungura uyu muyoboro ni ukubagezaho amakuru afatika kandi agezweho mu bijyanye na cryptocurrency, by'umwihariko crypto cyane ya Pi Network. Ariko ntabwo ari ibyo gusa bizaba bituraje ishinga. Impamvu nyamukuru yo gufungura uyu muyoboro, Yes TV yashinzwe kugira ngo dutange umusanzu mu kwigisha no gusobanura ibijyanye na cryptocurrency, cyane cyane Pi Network. Cryptocurrency ni ikintu kigezweho kandi gihindura ubuzima bwa benshi ku isi yose, mu gihe isi yose iri kugenda yinjira mu ikoranabuhanga rigezweho. Birakwiye ko tugira ubumenyi buhagije mu bijyanye n'uburyo bwa cryptocurrency zikoramo. Ndashaka gufasha abanyarwanda kumva uko byakorwamo, gukoresha neza amahirwe ari muri ibyo no kubyaza umusaruro ayo mahirwe. Si ibyo byonyine gusa tuzibandaho. Gusa rero ntabwo byumvikana ko tuzibanda gusa kuri cryptocurrency. Nzi ko hari benshi bashobora kuba bibaza impamvu nanone nifuza kuvuga ku bindi bintu by'ukuri. Ubumenyi ni urufunguzo rw'iterambere, niyo mpamvu Yes TV Rwanda izaba ari umuyoboro w'ibitekerezo, ubumenyi. Tuzajya tunavuga ku bindi bintu by'ubwenge, ibitekerezo byafasha mu buzima bwa buri munsi, uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga neza, ndetse n'ibitekerezo byubaka bizafasha abantu gutekereza neza no kwiteza imbere. Uyu muyoboro wa YouTube ntuzaba uw'abashaka kumenya gusa ibyerekeye cryptocurrency, ahubwo nanone uzaba urubuga rw'abashaka kwagura imitekerereze yabo, kumenya amakuru afatika mu bumenyi no gusangira ibitekerezo bishya. Icyo nifuza ni uko abantu bazabona Yes TV Rwanda nk'uruhererekane rw'amakuru y'ingirakamaro, aho buri wese yakura ubumenyi bwamufasha mu iterambere rye. Tuzarebera hamwe uburyo abantu bashobora gutera imbere bakoresheje ubumenyi n'ibitekerezo bifite umumaro. Ahari amakuru menshi tubona kuri interinete, ariko hari amakuru menshi tubona kuri interinete ariko hakenewe uburyo bwo kuyasobanura neza no kuyageza ku bantu mu buryo bwumvikana. Intego yacu ni ukugira ngo tubafashe gusobanukirwa no kumva uburyo ibintu bikorwa, cyane cyane ibyerekeye Pi Network, ariko ntitwibagirwe n'ibindi by'ingenzi mu buzima busanzwe. Uyu muyoboro uzajya ubaha amakuru afatika ukoresheje imvugo yoroshye kandi yumvikana. Uzaba urimo ibiganiro, inyigisho, gusangira ibitekerezo ndetse n'ibindi bikorwa bigamije kongera ubumenyi n'ubushobozi bwanyu. Uburyo nzifashisha kugira ngo mbagezeho aya makuru ni ugukoresha amajwi, amashusho n'ibindi bintu byumvikanisha neza ibyo mvuga.
Igihe tuvuga kuri cryptocurrency cyane cyane Pi Network, hari byinshi abantu bashobora kuba batabyumva neza. Hari abakeka ko ari ibintu bikomeye cyangwa bibateza impungenge. Mu by'ukuri ntibikwiye ko tubibagezaho. Umuyoboro wacu uzagerageza gusobanura buri kimwe mu buryo bworoshye, dutangiriye ku by'ibanze nka cryptocurrency. Dusobanure ni iki, ikoreshwa ite, ni iyihe nyungu ibamo. Ariko si ibyo gusa, tuzarebera hamwe uburyo bushya bwo gukoresha amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi butekanye. Intego ni uko buri wese udukurikiye azajya asobanukirwa neza iby'iri koranabuhanga rishya kandi rikomeye cyane. Ntabwo tuzajya dutanga gusa amakuru adasobanutse cyangwa adafite aho ashingiye. Twifuje gukora ibikorwa byimbitse tubinyujije mu kuganira n'abahanga mu by'ikoranabuhanga, gukusanya amakuru y'ukuri no gusobanurira abantu ibintu mu buryo bworoshye kandi bunoze. Uburyo tugiye gukoresha ni ugufasha abantu gusobanukirwa ibyo bavugaho n'uko bashobora kubyaza umusaruro ibyo bamenye. Yes TV Rwanda izaba igizwe n'ibiganiro byubaka kandi bitanga inganzo y'ubumenyi mu bintu byinshi. Tuzajya dufata umwanya wo gusubiza ibibazo byanyu, gusobanura ibyo mutasobanukiwe no gutanga inyigisho zisobanutse. Abantu bakeneye kwigishwa uburyo bwo gukoresha neza ikoranabuhanga, uburyo bwo kugira imyitwarire myiza ndetse n'uko bagomba gufata ibyemezo bikomeye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ibyo byose nibyo tuzaganiraho hano kuri Yes TV Rwanda. Ndagira ngo mvuge ko muri iyi si y'ikoranabuhanga turimo kwiga no gutekereza neza ibifite agaciro gakomeye. Niyo mpamvu hano kuri Yes TV Rwanda tuzajya tuganira ibintu by'ingirakamaro, dufasha abantu kwiyubaka mu mitekerereze no mu bikorwa. Tugomba gutekereza uburyo bwo gukoresha neza ibihe byacu, kumenya uburyo bwiza bwo gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'ibindi by'ibanze bituma umuntu yiteza imbere. Abantu bazakurikirana uyu muyoboro bazajya babona amakuru mashya buri gihe kugira ngo tubagezeho inkuru zigezweho ku bijyanye na cryptocurrency hamwe n'ibindi bintu by'ubwenge. Ndashaka ko abantu bafata umwanzuro wo kumva iby'ingenzi kuruta ibyo bidashobora kubafasha. Tuzaba turi umuyoboro utanga iby'umumaro, iby'ukuri n'ibifasha abantu kwiyubaka mu bwenge no mu bikorwa. Uyu muyoboro ukenewe kuko hari abanyarwanda benshi bifuza kumenya neza uburyo bw'ikoranabuhanga n'imikorere y'amafaranga yo kuri interineti ihindura ubuzima.
Hari benshi bashobora kuba bataramenya neza uburyo bwo gukoresha cryptocurrency, ndetse hari n'abibaza niba byaba bifite umumaro. Iyo niyo mpamvu Yes TV Rwanda ije gufasha abantu gusobanukirwa no kumva neza iby'iki gihe gishya cya cryptocurrency. Ndashaka gushimira buri wese uzajya ufata umwanya ndashaka gufasha buri wese uzajya afata umwanya akurikirane ibyo tuzajya tuganira hano kuri Yes TV Rwanda. Iyi ni gahunda nziza itari guta cyangwa kuvuga gusa ibyiza by'ibyo dukora, ahubwo ni ugusangiza amakuru, atanga inyigisho, agatanga icyerekezo, kandi akubaka abantu bose bafite inyota y'ubumenyi. Bazajya bahasanga ibyo bashaka kandi bigire icyo bibungura mu buzima bwabo. Hari abashobora kuba batarasobanukirwa neza uburyo ikoranabuhanga rya cryptocurrency rikora. Ni ngombwa ko tuba umusemburo w'impinduka, tukigisha mu buryo bworoshye ariko bunoze. Ibi bizatuma tugira umubare munini w'abantu bumva kandi basobanukirwa uko ibintu bikora. Ndifuza ko Yes TV Rwanda iba urubuga rw'abantu bashaka kwiga no kumva ibintu mu buryo bwagutse. Ibikorwa byose tuzakora hano kuri Yes TV Rwanda bizaba byubakiye ku ntego yo gusangira amakuru afatika no kwigisha mu buryo bworoshye. Icyo ni ikintu gifite agaciro kanini mu isi y'ikoranabuhanga, aho abantu bafite ubushobozi bwo gutanga ubumenyi kuri bagenzi babo. Niyo mpamvu tugomba gushyira imbere umuco wo gufasha, gusangira no kwigisha buri wese ukeneye kumenya iby'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndagira ngo nsoze mvuga ko ukeneye kuba afite ubushake bwo kumva, kwiga no gukoresha neza ibyo uzi kugira ngo ushobore kwiteza imbere. Uru ni urubuga rw'amahirwe aho uzajya ubona ubumenyi bushya kandi butanga icyerekezo kizima. Yes TV Rwanda izakomeza gukora ibikorwa bifite umumaro kandi bigezweho umuryango w'Abanyarwanda bose bifuza kwiga no kwiteza imbere. Mbashimiye cyane kubw'igihe cyanyu cyo kureba iyi video. Nizeye ko mwanyuzwe n'ibyo twaganiriyeho kandi ko mwabonye impamvu nyakuri ituma uyu muyoboro wa Yes TV Rwanda ukenewe kubaho. Ntimuzibagire gukanda subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu bishya kandi by'ingirakamaro. Kanda kuri like kugira ngo kanda ku nzogera ukande like kugira ngo ubone amakuru yose tugushyiriraho ko ako kanya. Murakoze cyane kandi ndabifuriza umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Ikoranabuhanga tumenya iby'isi, cryptocurrency dutahure amakuru mashya buri munsi kuri chaîne.